benshi mwamumenye nka Alain Mukuralinda, ubu tuvugana ntabwo akibarirwa mu isi y'abazima, yamaze kwitaba Imana. Alain Mukuralinda aguye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal ariya King Faisal i Kigali, azize indwara ya stroke. Indwara ya stroke ni indwara y'umutima, yaramariye igihe kinini, ariko ntibyamubuzaga gukorera igihugu, aho yari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Alain Mukuralinda akijya kumenyekana, abenshi mwamumenye ari nk'umuhanzi, ari umuhanzi uririmba indirimbo ziwe, ndetse inshuro nyinshi akajya asubiramo n'indirimbo z'abandi bahanzi, ariko akabikora neza, ukabona ko rwose ari umugabo ufite urukundo, ufite n'ubushake muri we bwo gukorera igihugu n'ubwo gukorera abantu. Rero iyi nkuru turayikesha ikinyamakuru The New Times, nibo babanje kuyandika batubwira yuko Alain Mukuralinda birangiye atakibarirwa mu isi y'abazima. Ndetse n'umwe wo mu muryango we nibwo yahise yandika, aravuga ati Alain Mukuralinda, ruhukira mu mahoro, twagukundaga ariko Imana yagukunze kuturusha. Ndetse yahise avuga yuko umuryango wa Alain Mukuralinda, ababyeyi be baba mu Bubiligi, n'ubu ngubu bari mu gihe cy'akababaro, harimo na papa we Pascal Mukuralinda. Abenshi babanje kugira ngo ni Pascal Mukuralinda witabye Imana, papa we ubyara Alain Mukuralinda, kuko nawe ari mu bihe bikomeye by'uburwayi, ariko ni Alain Mukuralinda mwagiye mumenya mu kuvugira Leta y'u Rwanda mu bibazo byose yarimo gucamo, ndetse no mu kiganiro aherutse gukorana n'umunyamakuru Mutesi Scovia, mwaramubonye arimo agenda asobanura ibibazo by'u Rwanda na Kongo, avuga ati bimeze gutya na gutya, ukabona ko ari umugabo wabisobanuraga nyine nk'umuntu ubisobanukiwe neza, kandi akabisobanura n'umurava kandi mu bwenge. Abantu benshi bagiye bakunda ibitekerezo bya Alain Mukuralinda, ariko nababwira ngo mwihangane kandi mukomere, kubera yuko niyo nzira ya twese. Buri muntu wese uri hano ku isi aba abizi yuko igihe kizagera akaba yakwitaba Imana. Ino ndwara y'umutima Alain Mukuralinda imuhitanye, cyangwa se indwara imuhitanye ya stroke, yagiye ihitana abantu benshi cyane. Yagiye muri bukari n'umudije, ari umudije wano mu Rwanda yahitanye mu minsi ishize, muraza kumunyibutsa muri komenti abamwibuka neza, umudije wakoraga umuziki mu Rwanda rwose ubyibushye, muze kumunyibutsa neza muri komenti, tujye kungurana ibitekerezo, tumenye, twibukiranye amakuru nk'umuryango mugari wa One Africa. Rero Alain Mukuralinda navuga ngo aruhukire mu mahoro, ruhukira mu mahoro. Alain Mukuralinda wakoreye igihugu imiziki yawe, buryo wagiye uzamura abahanzi, yagiye azamura abahanzi benshi batandukanye, harimo uwo mwamenye Clarisse Karasira, ni Alain Mukuralinda wamuzamuye, amumanaginga, akamwereka umurongo buryo akoramo ibihangano byiwe, n'uwitwa Nsengiyumva François benshi mwagiye mumenya nka Gisupusupu. Ndatekereza nawe ahari ari mu gahinda kenshi, kuko kugira ngo abanyarwanda mumumenye, kugira ngo abanyarwanda mumenye indirimbo ze, ibyo byose byagizwemo uruhare na Alain Mukuralinda. Ni umugabo winjiye mu kuba umushinjacyaha mu mwaka wa 2002. Tekereza imyaka ishize, yari umusaza ufite uburambe mu bintu bijyanye n'amategeko, yize amategeko, kandi ukabona ko ari umusaza uyasobanukiwe, uyakunze. Rero nababwira ngo mukomeze kwihangana, abakunzi ba Alain Mukuralinda, umuryango we mwihangane, mukomere, ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kuko yari yungirije umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Ni icyuho gisigaye, ariko nababwira ngo mwihangane, mukomere, mukomeze kwihangana ku bw'uyu muvandimwe, uyu musaza Alain Mukuralinda. Imana imwakire mu bayo. Muke gukora subscribe, kuko tugiye gukomeza tubarebera se ubuzima bwa Alain Mukuralinda bwagenze gute, ndetse dukomeza tugenda turebera hamwe n'andi